utanyinjiza se mu nzu ngo tugende ume karibu urampeza hanze akoze sheri ko nyubizi kubizi neza yuko tugende nyine none se ni wambwiye ko unzanye mu rugo kuzana mu rugo ariko urabisiko narumwe mfite umugore ngo iki narumwe mfite umugore hanyuma wasize mu cyaro n'umugabo nawe uri umugore ariko rero mbabari genda nyine tugende umunyereke unamubwire uburyo ufite undi mugore niba waranarongo namubwire ko ari njye mugore mukuru Suzana ariko bisakusa cyane erega uba muri etaje ngenda aba mu nzu yenda agakungwiraho nirirwa nikore winjyana hanze tugende twinjire mu nzu uwo mugore wawe warongoye nyine umubwire ko nanjye ndi umugore wawe mubwire ikintu kimwe sibyo nta nubwo ndi sinshaka kwenda unamubwire ko umubwire ko ndi mama w'umwana wawe ntacyo mfite ibibazo urabizanga ndabizi se nabibwiwe n'iki ngewe ibibazo byawe ndabizi okay none amenye ko mbifite ndabizi ufite umwana wanjye twarabyaranye kandi singiyakana sibyo ikintu ugiye kumfasha rero wowe tuza ndeba ko nasohoka muri ibi bibazo hanyuma ibindi tuzagera ngo tuzagenda tubiganira gake 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 se gute uri kumpisha reba uba muri etaje uwo mugore wawe yarabyaye afite umwana aramufite nyine none se umwana wanjye ngiye azabona umugabane kwa se gute ibyo ni ibintu byoroshye simari se nawe ntabwo nyine nawe naze aryame muri etaje nk'uko namwe muryamye umwana nta kibazo urumva nakubwiye ngo ndakuziye ndabizi uranzi ariko rero ndashaka ko dukemura ibibazo mu mutekano n'amahoro ngaho mbwira uko ushaka kubikemura rero none se Suzana wakihanganye nawe nk'ibihumbi 200 ukaba usubiye nibura mu cyaro hanyuma ibindi nzabikurikirana hariya ndabizi ko wiyenza kuko ngewe nsubire mu cyaro hahandi wasize ngiye gupfa ariko ntacyo kwicwa n'inzara nirirwa mu myotsi ncana inkwi ntagira n'uwampereza amazi nicwa n'isuka nirirwa mpinga wowe uragaramye muri etaje ngo ngewe ngo ugiye kumbinga 200 ngo subire mu cyaro 200 birakora iki mu cyaro ntacyo sibyo ndabiguha ariko buri hari mu mujyi urumva hanyuma ntuzongere kugaruka ahangaha uzajya umpamagara nimero yanjye narayiguhaye niba utakifite umuriro nongere nyiguhe ariko ngiye kuguha amafaranga twumvikanye hanyuma ugenda ureba ibintu gukorana mu mujyi ubundi ngiye nzavugana na kuri mpereza 250 niyongerera igishoro ubundi ndabona kuri telefone nyine hako ubundi abakire b'i Kigali nta mafaranga mugira mu ntoki byose byani byose ni kuri telefone ubu ntabwo ushobora gukuraho amafaranga ngo uhe umuntu amafaranga kashe nyabikane se ko nanjye niyo ngiye kuyabikuza bankata hari ibintu bita cashless ntabwo tugenda n'amafaranga urumva cashless nizo wibereyemo none urashaka kunsubiza mu cyaro ngo ni cashless se ni ibiki yamenye nyine nigendere nyine sindimo kubikora se ngera nyibutse ya nimero yawe nta niyo ugira ndayifite nyine ariko nashaka wari kureka uzaba umwisikoro kugeza ryari ndayifite we nyibwira imite nyishyira ntabwo uzi ukuntu wohereza amafaranga se we yimbwira imite nyaguha 079 ihute se ndazibagiwe kandi banze nzireba abaturage buzagushiramo ryari akunda umuturage wawe wabaye musirimu se wamaze ikigo wamanuye imvura mu kirere niba nimero yibagirwa gute ntabwo ifite mu mutwe hano ko wageze mu mujyi wa Kampala intesha umutwe shatse nayibuka nashaka nkanayibagiwe kagira vuba haje nonditseho nguki ese kuri nimero wandika izina ntabwo uzi waretse kandi ndisubira ninjire mu nzu ngire mbibwire umugore wawe winesha umutwe rero reka mbanze shaka ibintu byanjye neza zeru karindwi ngaho ndebera iyi turage bazagushiramo ryari nicyo umpora ko ndi umuturage waje gushaka abanyamujyi muri etaje wibuke ko ndi umunyacyaro nakubyare ntiwambwiraga se ngo uri ikizungereze ngo urankunda kandi wibuke ushyiraho nayo 50 nahise wari kuri kamani message iraje siki umubya ariko se kunyihutira ariko se wari twase tukagenda reka nsabe n'amazi yo kunywa basi amazi tugende ngo ndebe n'uwo mugore wawe tugende ngure fanta hano ni inzobe se cyangwa ni igikara tugende ngure fanta kuri boutique ariko mbabare n'ibyo kugaruka hanga ntuzongere kugaruka aha ngaho ubimenye n'ubwo yampaye ni waba w'umwana wanjye tujya tuvugana kuri telefone se bivuze ko ari telefone ubuvugana ni waba w'umwana
agomba kuza akicara mu nzu yawe Suzana yabaye. winamperekeza nushaka usubire mu nzu yawe ubundi se uramperekeza ndahanyura gumana n'urugo rwawe nzakuzira ejo kure tuzarureba Dezi ibintu nabonye ejo bundi byari ukuri koko Ibigize seri. Dezi umuntu nkawe w'umugabo ufite umutima urifata ugafata umugore wawe ugata umugore mu cyaro ukamusigana ibibazo byose numvaga avuga Rekera aho ngaho. Niki cyangwa yakora umugore wanjye. Nase ushinga amagambo yavugiye hariya. Uri muri agaciro. nanjye yenda kukubaza uriya ni umugore wawe ntago ari umugore wawe Ako ibibazo wabyihoreye. Ko byarangiriye hariya. Uzajya ubona abantu b'abasazi bose baza bavuga ibyo bashatse nawe bituye agaciro. nuko soko bigenda se utangira kumwita umusazi nari impibereye njyewe ibintu byose mwavugaye narabyumvishe kwanza mufitanye n'umwana ase Dezi ubona kuko nubwo wenda byagenze kuriya ukambwira ko ugiye kumpa akazi ndumva agiye natwe tudistabinga kugira ngo ataza no kumva amabanga yacu kugira ngo naze kubushyira hanze ibintu byawe whenever no bakanabijyana hanze anyway ndashaka unsubiza uriya n'umugore wawe ntago ari umugore wawe Ako yakuse ibi bintu wabyihoreye ko. wimbeshya Ushaka ibyiki ibyo bintu. shaka Ko numva ibyo bikurikiranye. erega nanjye ninjye wakurikiraho Ukurikiraho gute se? ninjye wakurikiraho rwose kuko twese turi abakobwa sibyo Ndagukunda, naguha akazi ngukunda, urumva umpa service neza. Nta kibazo okay rero tubyirengagiza akurira n'umugore wawe kuko ibimenyetso byose yavugaga narabumvaga icyo kintu cyibuka yuko ibintu byose mwaganiriye byose nabyumvaga umugore mu cyaro uza mu mujyi umusigana umwana ngaho se uzko yavuze amagambo akajya akavuga nkavuga uyu ni Desire nzi cyangwa bampinduriye cyo kuza abagabo mwese biragoye ariko uzisubireho emera icyaha emera ko nabyumvishe ndabizi warabyumvishije sibyo okay n'umugore wawe seri ura ntabwo nakubeshya nyine warabizi ntabwo mvukana mu mujyi naje mu mujyi mfite nk'umuka n'ubundi uriya mugore rero wabonye n'ubundi umukobwa twabyirukanye aho twakuriye iwacu nyine bibaho turakubagana muterimo murabyara hamwe umwiyakana utese kandi bikwemereye nose ndimo namwiyakana ariko ntabwo nta gahunda nyigirana nawe ndende yatuma utekereza kure ukavuga ngo ejo ningiyewe oya nemera afite umwana kandi ntabwo naniwe gusapotinga umwana wanjye sibyo icyo nemeye kugikora ariko ibindi yagiye yongeraho nawe mbona ushatse kubera agaciro ni impamvu naguhamagana mu rugo kugira ngo mbashe kugusobanurira sibyo saro umwiyakanye se uzajya wumva abasazi batambuka wemera ukuri mujye mufata inshingano wumve ngo urimbo wafashe umugore ukamusiga mu cyaro uje guhiga amafaranga ego simbyanze yahiga ariko ugira icyo umugenera wibuka ko wanamusigaye n'umwana hinduka nta kindi nakubwira hinduka seri ibyo mbwenda byumvishije gusa nizere ko nta kintu byakica kuri gahunda dufitanye ngiye nawe ntagire ikintu hindura ku mibane yanjye nawe kandi nzakomeza gusapotinga kuko nagusapotingaga nabyo uriya mudamu we mfite ubundi buryo nzabikemuramo ataje kunteza rwasira nka kuriya ubundi byaranshanze uburyo ageze kuri ofisi yariye yiko namuramusanze yatwikubiseho hejuru kwa kundi ariko ntago bizasubira kandi nkwijeje yuko genza gukomeza guhagara mu mwanya wanjye ngakora ibyo ngomba gukora narakubonye nibyo koko ese ndabeshye ya gahunda wambwiraga yo kongeraho saleri sinabona naje kwezi gushize nakoze geste nagwa bibona nibyo seri hari ikibazo ufite se none ikibazo mfite okay ya nizere ko uri tayari ni uru tera na madamu nawe arashobora no kumana service tayari
uzabanje ufashe uriya mugore uzunyereka ibimenyetso ko wamufashije ubundi numara kunyereka ko wamufashije ibindi tuzabigana nyuma erega ntukagenda umwana mu bintu ukabona ibireba byose byarabaye wenda nabikoreshejwe no gushaka amafaranga ariko nukumva ko ndi ariko uranteye none sije kwigira umuvugizi uriya mugore kumva wamugira impuhwe cyane nta kibazo oya kirahari ndabona ibintu mubwira byose wagarutse umugore yabaye umugore okay nta kibazo genda ubikore ibindi birangire sawa harya witwa nitwa Cecile Cecile boss arahari yagiye mu kazi ntabwo arataha okay hama noneho n'undi se nashakaga cyane none nje kureba narakubonye mbona hari ukuntu nagufasha sure nabonye uri umwana mwiza ufite ukuntu witonda hama rero nashaka kubwira hari umuntu ne nabonye uzaguha ubufasha ukunda kwiga cyane okay ne nabonye umuntu waguha ubufasha bwo kwiga online akagufasha no bintu byo kwivuza nkakira nkava kwimbago wakira byose birashoboka wakira byose birashoboka ubwo harya wigaga iki ntabwo nizi ibintu birenze kubera ko nari naravunitse ariko mu ishuri byo nigaga nari umuhanga wari umuhanga nta kibazo nugira ikibazo ubwo rero navuze ngo uriya mwana nabonye kuriya reka nze musangize ibyo nabonye nashaka kubwira yuko uwo muntu rwose nugira ikibazo ni inshuti yanjye turaziranye azagufasha kwiga uzajya wigira online numva ko bitazabigoye ntabwo uzakuza gukora ibindi bintu wakoraga kandi azanagufasha kwivuza kwivuza nibyo bya mbere nkeneye nkava kwimbago pe ubwo narihebye numva nta n'ikintu nakimarira agasigaye gahora kanatitira wihangane rero ntukihebe kuko ibintu byose birashoboka hamwe n'Imana ubwo rero ntabwo ari we nanje kureba mu by'ukuri ko rero waje kugira ngo wenda ataza kutubangamira mo gake ubwo witegure nzaguhamagara urama nimero zawe nzaguhamagara nkubwira umunsi muhure kugira ngo azagufasha aze n'umunafasha nizere ko ariko utazanenga uzambera umwana mwiza kwiga ufite umuhate mva nzabikora neza kandi bizakunezeza ubwo nta kibazo njya numva bakunda kuvuga ngo uzi icyo ushaka ntatora icyo abonye sibyo nanjye rero nyine nzabikora nkuzi icyo nshaka yego uvuze neza kandi ndakubona mu buhanga bwinshi ubwo rero reka ngende ukomeze wihangane kandi uzakira urakoze cyane Imana iguhe umugisha harya ufite nk'imyaka ingahe mfite 22 uracyari na muto disi uracyari muto ibyo byo kwivuza byo iyo umuntu agifite imyaka mito biroroha kubivura kandi ndabizi ko ni umuspecialiste mu bintu nk'ibyo ngibyo ntugire ikibazo na kimwe uzajya ubona harimo ikibazo uzajya umpamagara umbwira ikibazo ni iki nzajya nyiramufasha Imana iguhe umugisha n'ukuri sawa bye ufite umutima mwiza ntakamenyana nawe muri uyu mujyi najyaga nkubona uza nkagira ngo nawe umeze nka ryahabara rya papa keza njya mbona kumba ufite umutima mwiza bingana uko nguko ni ukuri birandenze najyaga numva nta muntu wangirira urukundo nk'urwo numva nyine nariyanze ndi njyenyine mu isi ndakumva mama nibwo buryo wamfatagamo ariko siko meza niko nakubonaga pe ko nakurebaga nkakwibazaho cyane inshuro zose nakubonaga uza hano none se ariko twaganiriye nibagirwa kukubaza ufite ababyeyi bombi bimeze gute babahe kugira nyine twibwirane neza njyewe rero ngira mama mu cyaro ariko maze igihe kinini mvuyeyo ntabwo nzi ubu ngubu ukuntu ameze ariko papa we ntabwo muzi ni ukwihangana none ntabwo waheruka kujya kumusura ngo urebe ukuntu ameze oya navuye atanabizi nazi niyo nagiye rero nyine byari byaramunaniye kunyakira uko nguko umeze yirirwa ntoteza nuka nyine anyurira ambwira ko ntacyo nzimarira ntacyo mumariye ntacyo nzamugezaho meze nka data akanga no kumumbwira nyine mpitamo kumuhunga nibura ngo numve ko najya kure yiwe inyuro ziwe umujinya we mbe nkucitseho gatoya
ni ukwihangana rero ugakomera buriya ntabwo ababyeyi bose bakira ibintu uko bije ngo babyakire kimwe bumve ko kuba bafite ubumuga bwakira se kandi butanakize atabiguhora cyangwa se agomba kwakira ibyo papa wenda yamukoreye mba yaramutengushye buriya uzamubabarire nawe ntabwo ari we buriya ushobora kuba ari kwanga kwiyakira byabayeho ariko aragukunda nta mubyeyi wanga umwana we mpora nsaba imana ngo izampindurire ubuzima vuba cyane mwereke yuko ibyo yantekerezaga hatari ko bimeze sesi vuba cyane burahindutse kuko ibyo uko nabikubwiye niko ngiye kubikora ni ukuri imana ibiguhera umugisha kandi byakoze ku mutima wanjye nishimye nzajya ngusabira imigisha myinshi ku mana sawa sheri sawa rero bayi kagende ndakoze no somerekeza se umeze neza merci keepinga size yawe keepinga fresh anyway urasa neza yes nukuri guhera kwa mbere kugera ku cyumweru nako ku cyumweru ntabwo dukora ngiye gukabya guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu ariko ufite umuntu kwambika of course umusore waba adafite umuntu narabuze impamvu kuko iminsi yose uza wambaye neza pe wajya hari umuntu ukubwira ngo this and this and this birahura cyane si ejo urabona ko nakubwiye ngo uzikunde bana mu rugo bikarangira utaje byagenze bite kandi barabinyemereye nari nabikwemereye ariko hari utuntu two nahuye natwo bituma ntabashe kuhagera ariko rero siko najya mpfa kukubeshya nasi ko watangiye kubyiga utangiye kubyiga rwose ariko ntabwo usa no kubeshya ushatse wabyiyorera nsubize nta nubwo njya mbikora ntubwire ko wabikoze ejo ni akabazo nari nahuye nako gato nasi ko utangose n'aka message kumenyeshe menye uburyo mbyitwaramo icyo nicyo kibazo kanemera ikosa sorry hagati aho ngaho se bimeze biti mu kazi ubundi amakuru yose ngenda nyafite gutya bose biteze bose ubu ngubu we nta nubwo ahari ari bize cyane ari mu bikize byerekeranye na famiye ye umwana ari gushakisha umwana we ntabwo akigaragara niyo umubonye ubona adahari ari gutekereza umwana we gusa niwe ari gushakisha sinekereza neza ariko nimba yaramubuze nimba byaragenze ute gusa nibyo bintu ahugiyemo muri iyi minsi ntukishe ibibazo rwose ntabwo turi Contuct neza muri no minsi ndamuhamagara bikanga nibyo gusa kuko nanjye nagerageje kumuhamagara wenda haba ari nk'inama ndi bujye kwatendinga cyangwa se hari ibindi bintu akambwire ko ntabwo wamufatisha ni ku ma SMS nanjye tubona WhatsApp umwana yabaye umwana ma email gutye nangize ngo hari byacitse kuko cyuma amakuru ku gihe amakuru mbanyafite kuko agaciye aha kabereye aha byose mba mbifite urya kandi niwe ngomba kubizanira surtout none bijyanye n'ibintu bisohokamo hari uburyo bisohokamo mbanyakine ku buryo bwihutirwa izi raporo uje ndabizi ko yewe nugira ikibazo akazi wamaye uretse ko ngashoboye kandi ibyo ngibyo byose ko ari ibintu twavuganye kamakuru yose ngomba kuyaguhereza ubwo rero amakuru yose mbanyafite ayakugirira nabi mba ngomba kuyakugezaho mbere ayakugira neza nyakugezaho mbere kugira ukuntu bicagura kimwe mu bintu bituma nashaka kukureka iyo serivisi aravuze ngo nzi gufata amakuru neza nayo byakazi uzi kuyatara oya naho ngo rarengereye bivuze ngo nayo byakazi oya uzi kuyatara ntabwo yo byakazi muri siko kampani ikora neza kujyanye na secretariat no kubijyanye n'amakuru nkabikora neza nayagwera ku gihe nama mukayategura neza ndashoboye byagera kuri gahunda yo kwita kuri boss bikarusha ndabeshya se ntabwo ubeshya ahubwo nzi ko utabyibuka mbazi ko utabizirikana urumva icyo kintu ntakibagirwa seri mbazi ko utabizirikana shambiye agaciro cyane pe kubera yuko nkurikije stress ngira kubera kari akazi iyo nzo kuba ntagufite byari kuba ari ibindi biva mu fatiro nini ufata impu zombi
ibintu byinshi byose mba mumereye gutya nanjye kwitira ngo nkurekwe wagwa ariko nsanze atari byo gusa nyine ndabizi ko hasigara umeze ngo wenda kugwa nanjye ariko mbyitaho ibyo umutsabye ngeze nyina mu mwanya wanjye neza usibye mu minsi ya mbere wari umaze kumbangamira buriya nena narakaye igihe nyine nyitangira akazi ariko ngo usigaye witwara neza ubu wanyigije umushahara ameze neza ndi mu bakobwa bahembwa amafaranga meza i Kigali kandi ibyo nashakaga ubu ngubu tumeze gutya icyo twapfaga cyari kiriya gusa akoze uko nakurangaranye uracyakunda ka kavinyo bwihote wanindiye byo ngo akawahindure ukuntu noneho vibe zazamuka ku rundi rwego ako kantu wasanga ari ayandi utarama nandi nahita nyibuka neza wanindiye reka ndebe uko bimeze hariya haza kuva aha ngaha uvuga uti bose noneho yabaye ko ari akantu kingenera yarakennye reka ubu tine narabusezeye